tukarindira imana ngo ibyikosorere izabigenza nabi dushingiye ku byo imaze gukora uturere tuveho imidugudu iveho iby'amaparuwasi turabyanze ubu ni itorero Nshuti mukunzi urubuga rwa Mama Sharene Official twizere kumeze neza cyane kandi uguwe neza cyane mu bice urimo bigiye bitandukanye by'isi aho uri hirya no hino amahoro ya Kristo amahoro y'Imana itanga arusheho gusesekara mu mutima wawe tuguhaye ikaze Mama Sharene. Urakoze cyane. Nasohuza abantu badukurikiye uhereye mu babanyi. Ndahera muri iki gihugu cyacu ndajya mu baturanyi nyuma mu babanyi ndasuhuza abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye ahantu henshi nagiye nyura barankurikirana bakanampamagara mu gihe kivuga butumwa ndabahopeye mu izina rya Yesu ndahobeye rero abantu bo mu bihugu by'abaturanyi mu Burundi muri Kenya muri Tanzania no muri Congo turabahobeye mu izina rya Yesu mu bihugu byo muri Afrika hano henshi mu bantu benshi badukurikiranye nkuko bagenda babitubwira no mu bihugu by'Uburayi turabashuje amahoro y'Imana abe muri mwe yego Imana ishimwe cyane hanyuma rero uyu munsi ndaza ndakubaza ibyerekeranye n'urubuga rwawe kuko iyo turebye mu mbuga zigiye zitandukanye yego n'abandi bakozi b'Imana barakora ku mbuga zitandukanye ariko by'umwihariko wowe ufite ibiganiro usa nkaho ubona ari nk'ibya televiziyo nyine isanzwe ni ibiganiro ubona byubatse mu buryo bwiza cyane ubona abantu bakunda yaba abakecuru yaba abasaza yaba abantu benshi batandukanye n'abajene bose bagenda bibonamo nkunda kureba komenti nkagenda ndeba muri rusange ubona ko ari ibintu byubakitse cyane umuntu yagezeho ararya akamererwa neza kuri uru rubuga ibanga niri ibanga nta rindi hano ni iwanjye noneho si kwa Mama Sharene Official niho ni iwanjye ntabwo najya gutegura ku yindi televiziyo ngo nzajya nkoraho ibi kuko simbona ubwisanzure bwo kubikora impamvu ibi bintu nabikoze cyambere n'Imana iba yabimpaye nimba ndi kwigisha urubyiruko ntabwo amagambo nakwigisha urubyiruko ahisha gushira muri uyu munota ntabwo byakunda ubwo rero nimba bidashira muri uyu munota no gutegura ama episode bazajya bakurikirana none urwo rubyiruko yakifuza kuza kureba agahita areba ati ndi bureba hitwa ngo iki yego hanyuma nimba ari nicyo cyigisho cy'umusirikare umuntu nimba ngiye kuvuga ku musirikare ndi buvuge ku rukweto ndi buvuge kuri desata na demobe ndi buvuge ku gufatwa amatekwa ndi buvuge ubutwari n'ibiki simbivuga mu munota umwe ndategura ama episode nimba ndi kuvuga ubutwari bw'umugore ni ubutwari bwinshi cyane twavuga kuri we ndi buvuge mu ma episode kuko nabwo ntabivuga ngo mbirangiriza aha nimba ndi kuvuga ngo kera n'ubu ibya kera byari byiza ni byinshi iby'ubu byarivanze muri make ntegura ama episode y'ikintu kugira ngo nzakivuge mu buryo burambuye umuntu naza azabyumve nuzaza bigeze hagati azifuza aho bitangirira yego urubuga rwa Mama Sharene Official rwatangiye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2020 amatariki ariho tuzarumenaho amazi rero birumvikana tariki 31 z'ukwa 10 2020 nukuvuga ko 2021 buri mwaka ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 tuzarukorera anniversaire tumenaho amazi tuzakora anniversaire rubuga ubwo se menya zaya bari igiterane cy'amasengesho yo mu mitima y'abantu baba bakurikiye nyine hanyuma ariko urabona ko ubu twavuga ko hashize amezi angahe kuva mu kwa 10 ku mwaka ushize ubwo amezi 2 mu kwa 12 kugeza mu kwa 4 turimo ubwo na amezi 6 oya ubu se rumaze amezi 6 kuva mu kwa 10 kuva mu kwa 10 mu kwa 11 mu kwa 12 ubwo na amezi 2 muri 2020 muri 2020 ngewe ubu narinzi ko rumaze nk'imyaka 2 yewe noneho sinirenganye yewe naho nari amabuye yewe we nge disi numvaga ari kera muri iki gihe cyose rero rumaze y'amezi 6 nuhe musaruro umaze kubonaho reka nkubwize ukuri kubeshya si icyaha ndi bukwereke no muri telefone yanjye aya mezi 6 ashize
rwarankosomye gusa umusaruro nakuyemo uzambyarira byinshi n'abantu barukirijweho n'abahembutse kubera yuko ngewe nsohora amafaranga ageze mu 600 ku kwezi ariko ndabizi neza ko ntarabikura 250 n'umunsi n'uyu ariko ibintu nabibye mu buryo bw'umwuka biraruta amamiliyari n'amamiliyari bishatse kuvuga ngo umurimo wakorewe ahangaha nivuga butumwa nahakoreye Imana izampa amamiliyoni n'amamiliyoni ndayiteguye ariko umusaruro nahakuye nuwo kunguka ubugingo bw'abantu iyo umuntu ambwiye ngo nahembutse mba nasaruye nge ubwo rero impamvu ushatse kubisasira abantu benshi bazi ko umusaruro ari uw'amafaranga ariko iyo nza kuba narakurikiranye amafaranga aha hantu nari guhita mbigurisha ariko bigurisha filimi iri hariya irankosoma mbese nkumva umwuka uraheze ubwo birahita binatujyana noneho ku byiciro by'inyigisho n'ibiganiro n'impuguro bibarizwa kuri Mama Sharene Official ku mwanya wa mbere haraza umusirikare umusirikare ni ikigisho giteye gite muri rusange yerekwa rya Kimana yaguhaye byari rimeze gute muri rusange abantu bakomeje kugenda banagikunda ngira ngo ukinagishyiraho nicyo kigisho cyabanje kurebwa n'abantu benshi cyane kiriya kigisho cyitwa umusirikare namaze imyaka myinshi ndi kugitegura ntaragihabwa twibutse ko ari amapizode 10 ndumva kizagera mu mapizode 20 wenda cyangwa 10 ntabwo ari ibintu nicaye ngo mu bwenge bwanjye ngo nabihimbye nabisengeye igihe kinini numva mu musirikare hari ibintu navuga ariko ntarabihabwa ku buryo navuga nakigisha urukweto rwonyine nkasoza nakigisha umwenda nkasoza navuga ku bwitange ngasoza nari ntarabihabwa Imana rero irambyara irabimpa impa n'ubusobanuro bwabyo umusirikare njya kumutegura n'Imana yabiteye ibitegurira muri nge kugira ngo abantu bamenye ko bayirumbiye bari bakwiye uyu murimo w'Imana ni igisirikare cya Kristo hanyuma kugihuza n'igisirikare cy'umubiri ni mu buryo bw'umubiri mu buryo babona ariko twe tukabijyana mu buryo bw'umwuka kuko twabonye ubwitange bw'abasirikare dusanga twabaye abasivile twebwe tugiye kubwiriza tubaca amafaranga twabonye ukuntu umusirikare atajya ahindurwa n'ibihe mu mvura no mu zuba bahagaze ku burinzi dusanga twebwe y'imvura ikubye tuhita duhamagara tuti turabona imvura yabaye danje n'umuririmbyi kurepeta n'abakigiyeyo dusanga abasirikare bajya bababazwa n'uko igihugu cyabo ibendera ry'igihugu rimanutse bakarwanirira igihugu kugira ngo ryongere rizamuke ariko dusanga twebwe twabaye baterera iyo kuba abantu bari kugwa kuba abantu itorero riri kugibwaho igitutsi n'igisuzuguro ntacyo bitubwiye iyo twariye imvange twumva Imana yarabirangije twakubita mu congo tukumva byararangiye twasanze umusirikare hari umwambaro agira ukomeye umwambaro irayi n'ifomo yabo irakomeye naho yaca mu mawa ntabwo yayishishimura naho yayikuba hasi hamwe barwana bubitse inda urababonye ntago kuba yarwana yubitse inda bishobora kumucira inifomu ni umwenda w'urugamba dusanga mu buryo bw'umwuka hari umwenda dukwiye kwambara ariko ntawe tugira niyo mpamvu iyo batuvuze utwenda twacu ducika kuko dufite umwambaro woroshye twahura n'ibitero twahura n'inzara imyenda yaciye mu buryo bw'umwuka kabiracitse twasanze hari umwambaro mu buryo bw'umwuka tugomba kwambara twasanze mu gisirikare bubahana dusanga nta burere tugira nta na discipline twebwe turi abasivili aho umukozi w'Imana tubaha undi aho utinyuka kujya kuri kamera ukanatinyuka ariko muri inkunguzi ugatinyuka ukavuga umusirikare afande Mama Sharene ukamuvuga mugenzi wawe muri inkunguzi kamanda Yesu abireba nta soni majoro Yesu abireba umusirikare mugenzi wawe afande Mama Sharene kajya kumwandagaza ukozi w'Imana nisubireho twasanze intumbi za bene wacu iyo haduye yazishe turazishinyagurira
ariko ubundi abasirikare batwara n'intumbi ya mwene wabo, Amen. batwara uwapfuye bagatwara n'umuzima bakajya kumuvuza. Twebwe rero tujya aho haduyi yakubise, tugafata ibyuma tugakomeza gutikura kugeza igihe tubahorahoje. Twasanze turi abasivile, kandi nta juru ry'abasivile kuko dufite afande wacu, afande Jesus. Sinjya menya kuri kubita neza, ndashaka kuzaryiga iyo niherereye mu cyumba ngira nya bana we ngewe mba numva nakambara ingofero ya gisirikare kakubitamo na uniform n'inkweto nkagenda, nuko abantu bagira ngo narasisi. Reka tugaruke ku mwambaro wa gisirikare. Wagiye ugaragara urimo wigisha inyigisho y'umusirikare, uri mu mwambaro wa gisirikare. Yego, ubonye ko nambara akayunguruzo bwa mbere kandi akoroshye, noneho nyuma nzana uniform ikomeye ariko nayo nashakaga kuzigisha ku buryo umuntu uzajya yumva ngo mashene afite icyigisho cya gisirikare azajya ahita abona umwenda nambaye n'uwa gisirikare, nzarinda soza ariwo mwambaro nambaye. Ariko kamwe kari koroshye nashatse kukagereranya na ka gakiza k'abantu koroshye kadashinga, gakiza gafunguye. shaka no kubwira abantu ko uniform ya gisirikare imwe yenyewe nta musivile wayambara. Bura bimwe mba nambaye n'ibipirate kuko original se ntayishyiramo bahita bantambikana. Ariko nyine buri kuwigisha basobanura mu mwuka, basobanura mu buryo bw'umwuka. Iyo ni inyigisho rero ya mbere cyangwa se icyigisho cya mbere kigiye gifite ama episode menshi na n'ubu ngubu ushobora kukibona kuri Mama Shalene Official ugiyeho, kandi kirakomeje ntikizahagarara. Icyigisho cya kabiri, hari ikiganiro cya kabiri cyitwa Tegura Ejo. Yego, ufata urubyiruko rarubwira uti mutegure ejo, urubyiruko mutegure ejo hanyu. Yego, aha, iki cyigisho rero kitubwire. Njya gutegura tegura ejo, narebye ku buzima bwanjye ndeba no ku buzima bw'urubyiruko muri rusange, cyane ko urubyiruko nakunze kubigisha mu bigo by'amashuri n'ahandi mu biterane byabo. Rero bari basigaye banyishyuza ngo kuki uri kubwira abakuru kuki twebwe nta nyigisho zacu wadushakiye, cyane ko ubu harimo n'abakobwa bari kumbwira bati kuki utadutegurira inyigisho z'abakobwa bakuze. Ibyo byose rero ndabisengera, ariko kubitegura birananira, ahubwo ndabisengera Imana ikabimpa. Tegura ejo urubyiruko, narebye ukuntu ngewe nkura ndi muto. Hari marume wanjye wari warambwiye ngo azanyigisha primaire na secondaire na university, akwishyurire byose. nanjye njya muri uwo mwanya, ariko intambara ibaye niwe bahereyeho. Bamuhereyeho rero urumva yari amashami yanjye. Buri wese agira ishami rye. Umuntu ashobora kuvuga mama ni amashami yanjye, papa ni amashami yanjye, inote za mama ni amashami, ama etaje yabo n'amafamu, akagira amashami y'inshuti zimukunda, ariko naricaye nsanga amashami ajya atemwa, ugasigara uri igituri wenyine. Sanga nta mpamvu zo kwiringira amashami, ahubwo wiringira igiti. Kuko igiti nicyo kivaho amashami. Mama wawe urubyiruko ni ishami, papa ni ishami, anti na anko ni amashami, basheri na bashu na baswiti na bahani ni amashami. Ariko ayo mashami ajya atemwa n'iminsi, agatemwa n'ibihe, agatemwa agakokorwaho, ugasigara uri igiti. Sanga rero umuntu niwe ukwiye kwitegurira imbere ya mashami, akaza bakaza ari abaterankunga ariko bataje ari igiti. Sanga nta muntu ukwiye kwiringira iterambere ry'inshuti n'abavandimwe n'ababyeyi, ahubwo umuntu ajya yiringira iterambere rye, n'uje mu buzima bwe aje amushyigikiye, kuko iyo bigeze imbere waringiye ya mashami yatemwe uba mubi. Sanga urubyiruko rukwiye gutegura imbere habo. Yego, gutegura ejo. Tegura ejo rero ni ikiganiro cya kabiri. Hari ikindi kiganiro cy'abasaza n'abantu bakuze mu mwuka wise Kera n'ubu. Njya gutegura Kera n'ubu, nashingiye ku bintu usanzwe nzi n'ubutumwa ngenda mfite ubutumwa bwitwa ngo amazi ya kera niyo mazi ay'ubu ni ibiroha. Imana yabintumye ntabyumva, ariko uko iminsi n'ibihe bihita ngenda mbona amazi ya kera mpita ndeba n'ibiroha by'ubu. Nararebye rero ni ibintu bifatika, ubundi bintu mbwiriza usibye ko amatwi arya abantu, kandi ngiye mbona amatwi abarya hazavamo na kanseri mu buryo bw'umwuka, ariko ni ibintu biriho.
mvuze ngo agakiza ka kera n'umuntu wari umugaturika aturanye n'umupene ahita akubwira ukuntu abapene bakaga umuriro yakubwira n'abaturanye ubu ngubu ati Imana bandinde sinzi kubatandukanya nabo n'abapagani. kera wahuraga n'umupantekote ugahita uvuga utoyo kabisa, ariko iyo muhuye ntumenya ko ari we. iyo ugiye mu bukwe bw'abarokore ntumenya ko ari bo. iyo ugiye mu birori byabo ntiwamenya ko ari bo, ntiwamenya aho basengera. munahuriye mu isoko ntiwabamenye, ariko kera bari bafite umwimerere mu buryo bw'imbere no mu buryo bw'inyuma. wafata rero kera nta torero ryajyaga mu binyamakuru, kera nta mukristo wagambaniraga itorero, kera hari ibintu bya kera byari byiza, kera bagiraga ibanga, kera bagiraga urukundo. ndagitegura ngira ngo umuntu uzacyumva azaharanire kwifuza ibya kera. mpita nkitategura kera n'ubu. dusanisha ubukwe bwa kera n'ubw'ubu tugasanga nta kivamo. twasanisha ivugabutumwa rya kera n'iry'ubu tugasanga twarasahuwe. twareba abagabo n'abagore ba kera n'abubu tugasanga ni danje. wareba abahanuzi ba kera n'ubu twarasahuye. nagira ngo nifurize abantu, mbwira n'abakijijwe vuba ko agakiza kariho atari ko keza, akakira abo bari ko bashaka. kuko umwana aza gukizwa agakizwa ibyo areba, yanakiga akigira ku byo babona, bazi ko ariko bakizwa. nifuzaga ko abantu bumva umwimerere wa kera. yego. hanyuma rero hari ikindi kiganiro cyaje kigikorera mu Ngata cyitwa hakorwa iki. yego. ntabwo twaguma mu kugaya tutatanga umuti w'icyakorwa. ibyakorwa twabikuye muri kera n'ubu. hakorwa iki? hakorwa iki? twasanze umutwe w'itorero ugizwe n'abayobozi. yego. hari ubuyobozi mu rwego rw'igihugu, hakaba ubuyobozi mu rwego bw'akarere, hakaba ubuyobozi buri torero rifite umuyobozi. abayobozi bakwiye kuba bazima, kuko iyo umutwe warwaye n'ibindi bihimba byose nta buzima. iyo umuntu yasaze mu mutwe, amaboko ntacyo aba akimumariye, umunwa ntacyo uba ukimaze, n'izuru n'amaso, kuko ibintu byose bihera hano. umuyobozi ni umutwe w'itorero. twasanze byarapfiriye mu buyobozi. umuyobozi waguze ubuyobozi bw'Imana akaza ati nguze ubushumba, aza kuyobora itorero agira ngo agaruze ayo yatanze. yego. umuyobozi yari umusambanyi, abayoboye basambana cyane. umuyobozi iyo agira amoko, abayoboye barayagira cyane. umuyobozi iyo atagira gahunda, abayoboye barayireka cyane. umuyobozi iyo ajya ikuzimu, abayoboye abajyanayo. umuyobozi iyo ari umunyamubiri, n'abayoboye abajyana mu mubiri. twasanze ubuyobozi ariyo ntandaro y'ibintu byose. twifuje ko abadiyakoni bigomba kuvugururwa mu byiciro byose. ntabwo itorero ripfira hamwe, ripfira hose. twavuze mu badiyakoni ko hatagomba kwimikwa hashingiwe ku mashuri n'amanoti, kandi dusanga ruhira ubusa. twasanze mu baririmbyi abantu bagomba kuvugurura. yego. hakorwa iki mu makorari? hakorwa iki mu badiyakoni? hakorwa iki mu banyamasengesho? hakorwa iki mu bavugabutumwa? hakorwa iki mu magurupe? hakorwa iki mu bayoborera ibyumba? hakorwa iki mu itorero? hakorwa iki? tuzajya tureba ibyakorwa, nibyo dukwiye gukosora. kandi twasanze nitutabikosora tukarindira Imana ngo ibyikosore rizabigenza nabi, dushingiye ku byo imaze gukora. uturere tuveho, imidugudu iveho, iby'amaparuwasi turabyanze. ubu ni itorero. imidugudu iveho n'amaparuwasi n'ababiyoboraga baricara. twirindira kwiza, ahubwo tubyikemurire. twarebye mu baririmbyi dusanga hari abadayimoni benshi b'ubwibone no kurobanura ku butoni. dusanga umuntu kujya mu muhamagaro bisigaye bigora kubera imitego bamutega. dusanga barakeneye abanyamafaranga. umuntu ufite ijwi ryiza n'impano yahawe arazira ubugufi, batijya inyuma. hanyuma babandi barebare wagira ngo bariremye, bakaba aribo bashyira imbere. kajya wumva ijwi ariko ntumenye uririmba aho ari. twasanze nyine hari ibintu bigomba gukorwa bigahinduka, tukabikemura Imana itaraza. yego. nihereyeho ubundi mpita mpera no ku bandi bagore. abagore babaye abaperezida, babaye abambasaderi, bari mu myanya ikomeye. abagore
abagore hari abagore batunze abana n'abagabo babo, abagore umugore wishyura kaminuza umwana akayirangiza, abagore ni intwari. Nashingiye ku bintu Imana yankoresheje narize make, shingira ku bintu Imana yankoresheje mfite abana 5 i Kigali nkaba nkiyicayemo. Ndebye ibintu Imana yankoresheje ndavuga inti yankoresheje bikomeye nta mugore itakoresha, kuko nagaragaraga nk'usuzuguritse. Gusa nimba ubutwari bw'Imana bwaraje muri nge nkakora iby'ubutwari, ubwo urumva noneho igeze ku bagore bize bakanakizwa, twahindura byinshi mu itorero ndetse no mu gihugu. Nasanze rero abagore baba mu kwaha kw'abagabo bikabatera guhinduka, agaciro Imana yaduhaye tukakiyambura tukakanyanyagiza hejuru y'inkoko cyangwa ifi. Nasanze ngomba guhitura abagore batigirira icyizere. Umugore ufite amaguru 2, ngewe nakubwiye ngo Imana yaturemanye 2 n'abagabo 2, turemana 2, amaso 2, ntabwo abagabo yabahaye ibintu 4 ni 2. Ayo maboko 2 Imana yampaye ikayaha n'umugabo, bishatse kuvuga ngo nanjye Imana ari byankoresha. None se ni gute umugore yapfakara cyangwa umugabo yamuta akazajya ahumeka kuko undi mugabo yamuhaye guhumeka? Ndarya ari uko banzaniye kamverope, abana baziga ari uko bazanye bwa mverope, nzambara neza ariko umugabo no muri twebwe dufite imbaraga zo gukora. Abo bagabo badushukisha amafaranga natwe tukayabaha ariko ni gute ariko umugabo yumva ko wahumeka kubera we, ngewe yahumetse kubera njye, byanaba ngombwa nkazamuha n'akazi akankorera. Bira rero bizana umwuka mubi wo gushaka abagabo benshi, gushaka abagabo benshi hakavamo abana benshi badahuje basi, gushaka abagabo benshi bikavamo igikomere cy'abana wareze bagakurana umubabaro. Buryo nimba ari ikintu abana bazira, banga umuntu ucinye mama we cyangwa papa we. Bano n'abantu bashaka abagabo 2 haba hari urugamba, sibyo ko ibintu Imana ibamo imenye uko bikontorora. Teka aramureba ati nturi papa, yanamure nturi mama, birabababaza. Ushaka abagabo benshi rero havamo ikibazo. Amaboko Imana yaguhaye ukayapfusha ubusa, amaguru Imana yaguhaye ukayapfusha ubusa, ukumva ugendeye nyine mu kigare cy'uko bagomba kugutunga. Sanga rero ibintu bikurura abagabo dufite bijya bishira bikayoyoka, hanyuma iyo umugabo abona utagifite ibimukurura ajya gushaka ahandi, hanyuma so munsi byayoyotse bigashira, uzasigara umeze uti, uzapfa rubi. Koresha imbaraga zawe ukiri muto, urema imbere hawe, nimba ari no guhinga uhinge, nimba ari no kuba umuyede ubewe, ariko ukoresha imbaraga zawe uko uzifite. Bikomeza gutega ibiganza ku bagabo Imana yayahaye, nawe wiguha yawe. Yego, ni ikiganiro ubutwari bw'umugore. Ku mwanya wa 6 hari ubuhenebere karundura. Ubuhenebere karundura ni filime nateguye nyuma yo gukina filime yitwa imwe nabanje gukina yitwa Ishyano ku isi. Maze gukora cano yanjye naravuze ni nta mpamvu yo kudakora filime, utazahindurwa n'ijambo azahindurwe na filime. Yego. Hanyuma rero ngiye gushaka izina mbona no buhenebere. Nabonye ukuntu abantu banywa inzoga bagahekenya tungurusumu kandi ari abarokore, mbona barahenebere. Mbona ukuntu umuntu bamufatira ku nda yari umupasiteri. Hanyuma nifuza kuyita ubuhenebere kuko ubuhenebere nibwo tugezemo. Yego. Iyi filime ubuhenebere abantu barayirebye benshi hirya no hino. Wabonye abakristo barayakiriye cyane kuko wenda ni ikintu kitari kimenyerewe byerekeye n'amafilime? Barayakiriye cyane kuko abantu bose, ndibuka hari umuntu uherutse kumbwira ngo ya filime yawe bajyaga bagutukira, narayirebye kandi mu bantu kaga nawe nzi ko arimo. Ariko noneho yarambwiye ati ubu ngubu noneho ifite iragaragara icyo yarayigambirije. Abantu benshi baramamagara batavuga ati ye baba we. Noneho iyo duherutse gusohora hari umuntu wavuze ati mbega ibintu umukinnyi wagira ngo mwambonye, ubwo nawe yafitanye imiguru kwenda n'umugabo we, kuko ni ibintu bibaho nyine. Ni murumuna w'umugore yari yaciye inyo ari guca inyuma umugabo we. Abantu baba baracakiranye nabyo b'abakirisitu. Gati n'umwana naje kurera ari muri korari, umugabo wanjye ni umukirisitu, ugasanga nyine yamuteye n'inda. Umugabo yamutera inda, nuvuga ko ari njye wayimuteye nzakwereka. Bamubaza ati uyu mwana se mupfana iki? Uyu mwana nyine ni uwo nderera murumuna wanjye, kandi ari umugabo we.
ubwo rero ibintu dukina biriho abantu batangiye kubyumva. Ku mwanya wa 7 hari ubuzima bwa Yesu. Ibi ni ibiganiro binyura ku rubuga Mama Sharene Official, turimo turagenda dusubiramo tuganira n'umuyobozi w'uru rubuga, akaba ari umunyamuhamagaro, umukozi w'Imana Mama Sharene. Turimo tuganira ku mwanya wa 7 w'ibiganiro binyuraho hari cyitwa ubuzima bwa Yesu. Njya gutegura ubuzima bwa Yesu, hari abantu bazi ko ibibazo barimo bakavuga bati Imana ntibireba, Yesu ntago abizi, ariko Imana irabireba na Yesu arabizi, kandi impamvu abireba nuko yabinyuzemo. Bashaka kubwira abantu ngo nta mugaragu uruta shebuja, uwo Yesu wirirwa ubwira inzara yawe nawe yarashonje n'abigishwa be baca amahondo. Uwo Yesu wirirwa uratira ngo baraguhondagura baragutuka, bamututse ari umwami. Nubwo yabyawe n'umugore ariko ntihabayeho ubushake bw'umugabo n'umugore, afite uburyo bwe yajemo. Bamututse ari umuntu uzura bapfuye, bamusuzugura ari umuntu humura impumyi. Ngewe na gripe sinayishobora kereka Imana iyo yashoboreye muri nge. Noneho kuba rero baramugize gutya bikwiye kubera isomo ryo kudacika intege, uvuga ngo n'umwami wanjye nibyo bamukoze, bikagutera kwihangana. Nashatse rero kunyura mu buzima bwa Yesu, kandi ngira ngo mbwire abantu ko Yesu ataje gutanga imodoka n'amazu n'abagore n'abagabo, ahubwo yaje gutanga ibitabinaha, yaje gutanga ubugingo buhoraho no kuruhura imvune zo mu mutima. Ubuzima bwa Yesu umukristo uzaba ukurikirana akabwumva uko butangiye nuko buzarangira, bizarangira avuga ati ibyo ushaka Mana uzabime, ibyo udashaka bizirorerere, ubwami nibwo nasinyiwe. Ntawe uzongera gucumuzwa n'abamuvuga, ntawe uzongera gucumuzwa n'ubuzima, kuko yarinze ava mu isi nta na shamburete agira, yubatse yarararaguzaga. Kandi ibyo kuvuga ngo barakugambaniye uzasanga nawe mubo yatoye 12 haravuyemo Yuda wasimbuwe na Tomasi. Yaramugambaniye araza muha kabizo, yari yababwiye ati uwo mubona asomye, ko abantu barubahuka. Hajye nyamungo ngo baranyubahutse, naho muri abana beza. Umuntu wubahutse Yesu kamuha na kabizo. Ngo hari ukuntu nyine abyereka abantu nyine, haraza arakazana Yesu ati ko kuragambanira umwana w'umuntu kumusoma uransama kumva. Nuko rero umuntu azagukorogera akacyari kandi ashyiremo na kabutindi. Nuko tumara kwigisha Mashene turamukunda yagera hirya turamugora akatsindwa, kuko mbikomora kuri Yesu ko babimukoze, nanjye ntago muzaca intege. Abantu basobanukirwa ubuzima bwa Yesu usanga ari isomo kuri twe. Murakoze cyane. Rero hari n'ikindi cya nyuma cyitwa ubutumwa. Yego, hari ubutumwa nifuje kubuzana kuri channel yanjye, kuko mfite ubutumwa bw'Imana yampaye, nagiye mbutanga ku macano atandukanye, ariko nabuzanye kuri channel yanjye. Ubutumwa bwitwa ko kibasenga ntibahinduke. Ibi bintu turimo bifite nyirabyo ibyo byitondera, kuki bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro. Mukundane ku itegeko n'ibyanga ni kumbaraga uwo wanga ntaho uzamushyira. Impamvu ya Yesu mu isi ni iyihe? Ubufindo mu itorero, ubufindo mu bubatse, mu mishinga ufite ujya uteganya no gupfa. Korera Imana kuko uzayikenera. Ibyo ukora byose umenye ko urubanza rukurindiriye. Ayo wanyweye niyo mazi andi nibiroha. Shanjoma y'Imana. Ndumva ari ubwo nibuka, harimo n'ubundi bwinshi. Nabuzanye rero kugira ngo abantu bazabukurikirane. Kugira ngo abantu babukurikirane. Imana agiye ibuguha mu bihe bigiye bitandukanye. Hari n'ubw'ikiguha, hari n'ubw'ikima. Ibyo rero twavuga ko ari bimwe mu biganiro by'ibanze umuntu asanga ku rubuga rwa Mama Sharene. Ugiyeho ukareba Mama Sharene Official urabibona ibi biganiro, maze ukagenda ukurikira kimwe ku kindi, cyangwa se kimwe ugasubika ejo ugakurikira ikindi. Ariko umuntu wese ugezeho ngira ngo adafite satani arafashwa cyane mu buryo bw'umwuka. Niki noneho wabwira abakunzi bawe muri iyi minsi? Wenda ntabwo igihe cyo kwizihiza umwaka urubuga rumaze ho tuzavuga barya bavuga ngo ay'abagombozi. Bizaba ari byiza cyane, bizaba ari umunezero cyane. Ariko niki wabo babwiye muri rusange abantu maze kugendana muri urugendo rw'amezi 6 yose bakurikira ivugabutumwa Imana yashyize muri wowe, bakubereye umugisha benshi, wababereye umugisha, niki wababwira? Ikintu nababwira ni ukumfasha bakanshyigikira ibi bintu bikagera kuri. Sibyo? Yego.
hari umunyamakuru tumaze iminsi dukorana niwe wavuze ngo ituro ryawe rikomeye no gukora subscribe no gukora share. Reka mbabwira abantu ntibakabe ibisambo ku mafaranga. Ubaye igisambo ku mafaranga, reka nkubwire tuvugisha ukuri. Uwo munyamakuru niwe wavuze ngo uru ni urusengero rwa Mama Sharirene ni itorero ryanjye. Emi turamusuhuje mu izina rya Yesu. Ikuzo Emi, yego. Koko nimba ari urusengero nta giturisho nashyizeho. Sinzabagora ngo mbaka amafaranga. Ndetse n'izi mikoro naguze n'ibikoresho byose nkoresha nzine ko uza ko nta muntu nateye stress, ni Imana yanjye yaciye mu nzira zayo irabinyihera. Siko none abantu bazaba ibisambo ku mafaranga, babe ibisambo bime n'abandi ibintu bikuryoheye kucyo utabiha abandi. Siko nimba hari ijambo rigufashije nkwisabire, ukumva ibintu biragufashije, nka ko muva mu rusengero uti mbega ukuntu twasuwe n'umubyeyi umeze gutya we, ukananirwa no kubibasubiriramo kuko utabisubiramo, ariko gufata link ukoherereza inshuti yawe, ukoherereza abantu ufite muri telefone kugira ngo ibyo bintu waryohewe nabyo babibone. Yego. Ubufashije ubu ukomeje kwamamaza umurimo w'Imana kandi nta tike utanze, nta bintu birenze. Numva nabwira abantu ngo ubu butumwa bugerehe kure ku bwabo, aho ntabashije kugera bahangerere kugira ngo ibiri kubahindura. Uri kuvuga we ngo ubutumwa bwanjye bwaguhinduriye ubuzima, waretse n'abandi bagahindurirwa ubuzima, wabiboherereje. Uri kuvuga ngo kuva watangira kumva inyigisho zanjye wumva warabaye umurokore, wahaye n'abandi bagakizwa. Nicyo kintu nabasaba, kuntera inkunga mu buryo bwo kugira ngo ibi biganiro bigere kure. Yego. Mukore subscribe, mukanda ko kabuto k'umutuku, ariko kandi nk'uko Mama Sharirene bivuze ubisangize n'abandi. Nimbura umubyeyi ukaba ufite abana baba muri korari, hari aho bashobora gutakariza ubugingo aho bakabuboneye. Ni gute utaboherereza ikigisho cyiza mperutse kumva kuri uru rubuga cyiza kivuga ku byerekeranye n'amakorari n'uburyo icyakorwa mu makorari, wabihaye bene wanjye, bishyire muri groupe y'abadiyakoni, bishyire muri groupe y'itorero usengeramo, hose abantu bafashwe. Yego. Ndumva ari icyo twababwira tugana ku musozo. Yego, nawe kandi turagushimiye Isa Noel Karinijabo ku Mavuta TV. Imana ibamugisha cyane namwe kandi dushimiye n'umuntu wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bimere neza. Rwose Imana imuha umugisha cyane, kandi namwe mwese by'umwihariko nanjye nkunda kureba runo rubuga. Yego, nukuri nkafashwa cyane. Kora na subscribe. Narayikoze kera nkora share. Unakora share cyane. Imana ibaha umugisha cyane. Uncunga cyangwa views zikiyongera, urumva nawe agepfiriye ubundi nteye imbere bigutwaye iki waretse nk'iki. Imana ibaha umugisha cyane.